This is Rap FM. Wala umunsi yogana kuri Rap FM. Ni stories z'abajene, ni stories z'abakowboy kuri Rap FM, yo. Admin Pro your boy here. Wala with my nigga Capital P the Great. Yeah. The Joss. Yeah. What's up, niggas, man? You know what, GST. Yeah. GST me fresh, bro. Rap FM. Yeah. Yogana kuri Rap. Everything about rap, bro. Hip hop, bro. Hip hop ni Rwanda. Yeah. Already. Yeah. You ready? I'm ready. But you ready? Yes. Ready too? You ready? Yeah, uyu munsi rero umusaza mbafitiye murabona ko umusaza P, the capital great, the capital P alongside Admin Pro. So uyu munsi rero tugiye kuganira kuri everything about rap FM. Yo capital. Yo, What's up, Nick? Yeah, You good? Yeah, big brother. Big brother. Big brother from another mother. Nagomba mjye ko ni ibintu kwinkorera n'iki. Ako Imana to everything. Blessings. Good everything. Yeah. What's up? What's up with me, man? Yeah, ni neza tu. You good? Yes, I am good, man. Yeah. Kuri Rap FM rero nshaka ko twiganira kuri rap. Stories z'abakowboy, stories z'abajene, stories zacu, zisanzwe, stories zacu. So, njyewe ndi producer, ndi music producer, Admin Pro. Ariko njyewe ntangira gukora music, numvaga rap yo mu Rwanda. Uko nayumvishe ngitangira bwa mbere. Pifla. You're the greatest. Njyewe mu buzima bwanjye nibwo nubishe hip hop mu Rwanda. Kuva since umwana ariko nibwo nubishe wa hip hop. Especially indirimbo ntuzanyinishe. Ibintu byinshi cyane ni wowe yanditse nabagiye kwigira ukuntu yanditse ariko njye ndashaka ntuzanyinishe wayitekereje gute? Ntuzanyinishe Navutse hanze bwije benshi nkunda nabuze ntuzanyinishe bro. Abelelo kwa ngaho twahira n'umwaka. Ni kera njye nari nyiri umwana mutoya cyane nyiri muri za secondary tukareba ese industry urumva icyo abantu bakunze kwita industry. Icyo gihe nyine muri za 2007-2008 byari bimeze gute, industry yari ifashe gute kuko urumva indirimbo mani bimeze nkaho ariya time machine basubiza abantu inyuma. Yes, ujyo birakira ndirimbo yatumye abantu benshi bagutinya ma. Nanjye naragutinyaga ahubwo. Nanjye naragutinyaga kuri ngwe. Ntuzanyinishe man. Ntuzanyinishe. Nose kuri nyemwe. Byonyine title y'indirimbo. Ntuzagire gute. Ntuzanyine. Man imbabarira ntuzanyinishe. No, ngikize mumbabarira. Nambabarira irimo. Bro, ntuzanyinishe. Ni indirimbo wumva ko ni gangster rap iri deep cyane. Niyo mpamvu nibaza se uyu mukobwa koko yatekereje indirimbo gute kiragiye nje nari n'umupeti mutoya cyane ariko mwumva gusa nanjye ndi umuntu ufite mind ya hip hop ariko mwumva biri kuri ndi rwego. Ntuzanyinishe. Don't pray with me. Urufite kintu. No ever pray with me. Ntuzanyinishe. Uko ba ni ibintu bikaze cyane kuko ndeba abo nanjye na uburyo nanjye nakuzemo nakuze nanjye mu bundi buryo nuko wenda hari ukuntu abantu batayuka ariko hari ukuntu mwana yaragiye nyine bamana ahura tunubone nasaga tuhura n'amashimisho mu buzima. So ariko hariya ntabwo ndimo ndavuga about me, about myself, kuko ngo nibazanyinishe njyewe twe niko twabitekereje kuko ntabwo nabishyize mu twebwe nk'abafana. Nanjye ndiganda umufana nubwo ndi producer ariko nk'abafana dutekereza gutyo kuko urumva kugira ngo uvuge ngo ntuzanyinishe nari kuvuga ati ntuzadukinishe sibyo. So ariko giye kure gusanga ntabwo the song is nothing to do with me ahubwo ni it's all about hip hop, about rap music. So ni handi nyine umuntu ashaka kubwira abasani abantu bari muri game
n'abari hanze ya game ariko bayikurikirana umunsi ku munsi banayikunda cyane yuko noneho haje n'impinduka mu gakino hari impinduka zaje ubwo abantu bagiye gutangira nyine kukubwira nyine barwana so nuko kugira asanzwe nayifataga so ko nari nyine nanjye kwiba bihinduka ko numvaga the same thing so ako nta kintu kiri personal cyatumye utekereza irandirimbo uvuga uti personally umuntu yanyishije It is what it is. Ntabwo cyabura umva n'ingine ntabwo cyabura ariko burya nyine umusani urumva cyangwa umwartiste muri rusange ntabwo igihe cyose ntabwo aba yivugira ku giti cye ahubwo ashobora guhera nyine kuri experience ye y'ibintu runaka byamubayeho muri hood cyangwa ku ishuri cyangwa ureba mu buzima bwaho yaba ahagaze hose ku isi ariko wenda we akabanza akiyeraho then ubundi akajya gukora arts n'iki akishushanya agakora ibiki byose nk'ibyo ngibyo ariko njyewe nashaka kugira ngo mbwire abantu yuko time no tugeze mu iyi era it's all about hip hop mu Rwanda kuko hari ahandi yari imaze gusaza hari ahandi yari itangiye kugenda isaza buriya muri iriya myaka urumva so hari abantu bumvaga rap yo mu Bufaransa rap zo muri Amerika nanjye ndimo cyane so South Africa, Italy, hose bakoraga byari ni nabyo twumvaga rega ntabwo byari byakabaye neza so nareba ngasanga ahandi ho ibintu byaho tudesho bimaze kugera kuri level hejuru cyane aho bitangiye no gusaza so ako nareba iwacu nkabona nibwo bigiye gutangira rero so hari abantu nashaka nyine kubwira ati muzadukinishe kuko mubona twambara ama pocket mubona n'iki dufite amatatu dukora iki dusanye ibishyimbo ari abagospel jya numva kuko dusangira ibishyimbo ngo baratumenyera kuko n'akaririmbo ka kera k'abagospel ni ibintu nk'ibyo ngibyo type nyine kuko urumva byose ni kura bimeze sibyo so ako ntabwo ntuzanyishe ntabwo ari ikindi kintu wenda cyadanje cyo gushaka kugisinga wenda umuntu umwe cyangwa abantu batanu ariko wari heavy umukungu muri tone iremereye ku buryo n'umuntu wese yumvishe ko atatangira gutekereza njye nashaka ikintu mane sounding different bro n'ibyari bihari ni ibintu bisanze kuri tele sounding different hari abarapper abandi baraperi bari bamaze baje imbere yanjye so bake nari maze kumva nari bako hari n'abandi bari barako naragira chance yo kubumva ako abo nari maze kugira amahirwe yo kumva hari ibyo nari maze kumva yuko hari ikintu kiri kuburamo so urumva nagomba nyine nanjye gukora unuza homework yanjye so nk'abatiboke abangaba bafite ibintu byose baranamenyekanye cyangwa se batangiye kumenyekana kuko nibwo byari bisabwa nko bikiri bishyashya bikiri byari bishyushye so ndabatoke nonje ni ntezamo ntago ngomba kuza ngende sounding nk'abantu ba people urumva sounding nk'abaci banje muri hood kuko nanjye niba nanjye nshaka gusaba nuza gushyira style yanjye hariya bigomba kuza n'ari yanjye ntabwo igomba kuza ari abandi bantu benshi sibyo ahubwo ngo ngende sounding nk'abandi n'abangabo cyangwa n'iki so niba muri ubona agomba nyine gutekereza areba ikintu kidahari mu kibuga ikintu kitari muri game icyo bita industry whatever so nagomba nyine gutekereza kuri level hejuru n'irandirimbo nayikoze ntabwo yari irangiye ubundi so nagomba gukora na Patrick kuko ntabwo yari irangiye ni nabwo wabishaka yes uko nabishaka icyo gihe duhere wenda kuri production wise urumva buri kimwe cyose ma flow urumva technique zo kwandikamo rhymes scheme and everything urumva so hari byinshi najye nibwo nari ngitangira kubyiga even though nari maze igihe kinini cyane nkunda umuziki wa rap ariko nibwo nari ntangiye kwiga buri kimwe cyose rero kuko hari ukuntu umuziki ariko iyo ugiye kubitera ukabura aho bita muri studio rero hari ukuntu usanga biri different cyane uko wabitekereza yose ujye no n'indi experience I got you bro none se ngiye kuri iriya ndirimbo ntuzanyinishe story yayo ujya kuyikora then the story kuko indirimbo abantu bayumva yasohotse bakumva ukuntu verses zimeze kumva iki ariko ujya kuyikora nta kantu kadasanzwe wumva kaba karabaye niba ntako nyuma yayo nta kintu kidasanzwe wumva kidasanzwe cyabayeho kubera ko wakoze iyo ndirimbo wenda nk'akantu kavuga ati akantu kambaye ntabwo gasanzwe kubera iyi ndirimbo cyane ariko duhere kuri ujya kuyikora behind the song ujya kurikodinga nta issue yabayemo abantu bibaze ibintu nk'ibyo cyane nyine byarabaye ikintu nyine kidasanzwe uvuga ati kiri shock cyane byarabaye cyane kuko
urumva nyine ngewe nari nzanye something new. So na producer twari twicaranye muri studio at the time. Producer ni yari busy the brain. Respect kuri BCB, respect. Busy the brain. Yes. Hari no bita Ramakweli. DJ Ramakweli. Respect brother. BCB the brain. Ramakweli, respect. So none ubwo ngo bose bari bazi ko ari ibintu bishyashya nyine bito kuko twari dufite hari abandi barapa benshi turayina ntabwo nshaka kwita menshi ninga bari gutwe twe muri stool ariko ntabwo bari bafite icyo kintu ngenda rinzanye. So bari bafite kubundi buryo nyine bakubita mu rap kandi nubwo bari bazi kugifite ukumva nge ntabwo wapi ntabwo bari ni kwa kundi ukora ibintu abantu batakeka ko ari byava muri something new ko icyo kintu cyava muri wowe. So urumva rero habaye amakamba cyangwa gangster man umuniga man arimo araspitting amiye ari guspitting ibintu bitari no kumvikana design kuko ntabwo byari no kuko ntabwo abenshi ntabwo babona byo na n'ubu bro iriya ball abantu bayumva simpamya ko bayumva ngo bumve icyo bivuze. Ntabwo urumva nyine so niyo mpamvu nyine rega ntabwo mpamvu yuko abantu bahita bumva icyo bashatse kuvuga ako art niyo art era niyo art rero nawe artist mukuru cyane. So nuko nge nashatse kumara ubundi nashatse ko iriya story iba hidden cyane kuko so rezo ari ikintu bizasobanuka ariko buri wese akisobanura. Yes ukuntu byagiye bigenda byagiye nyine bijya aho nge nashaka kubyerekeza rero ati gute uko nyuma yaho haje abasani bantuzanyisha benshi cyane bose bahise babanuzanyisha bahise batangira gusplitinga bars ariko hari n'ababyigiye batangira gusplitinga ball ziri heavy cyane batangira urumva ari abari bitinyuka bagiye watumye abantu benshi batinyuka respect. Iriya niyo ntuzanyisha rero nicyo n'ubundi ntuzanyisha ku yindi side ntuzanyisha ni nka theory wenda abantu bashobora kutabyemera ariko hari ibintu byinshi watinyuye abantu kuri rhymes k'umuntu yandika boss muri beat hari abantu benshi byatinyuye wenda ngiye nshobora kuba mbivuze ari ukumena ibanga ariko hari abantu benshi byatinyuye bakumva ko bashobora kuvuga ukuntu ibintu uko babyumva wenda bakagiramo art yo guhidinga something ariko akaba yakubita ikintu kuko urumanye nk'ikintu ngewe nk'abantu wenda baba badashobora kuvuga ngo ntabwo bemera ko iriya ball itabatinyuye kuri rwo hejuru wakibaza se niba wowe warakubitaga before yuko iriya track ijya hanze tubwire before yuko n'uwo munigaza before ko muniga atezamo twereke ibintu wakubitaga that time wakubitaga ibiki tuhita tureba n'ibyo wakubise nyuma y'iriya track wakubitaga iki n'ibyo yose ukubita nyuma y'iriya track hari nibwo difference irimo hagati y'ibyo wakubitaga n'ibyo uri gukubita n'ibyo yose ukubita cyumvira track iraje ukibumva respect aho ngaho rero nibwo ngiye bitanga nubwo umundi yakapinga ntari bitu it is what it is nowadays no muntu kuga tiniyo track muri kugana niyo nzi kandi ayizi yarayibishe nk'ishuro magana cyenda turabazi ntabwo twabitindaho so kandi respect kuri ako tugomba kujya tunabarabura ko gakeya rap FM mwese urumva rap FM ntari rwose urumva ntacyo bitwaye urumva so Twiganirire twari turimo turiganira bisanzwe urumva so wakapinga utakapinga ibyo ari kureba so ako icyo turimo turavuga ngaho twari turi kuganira kuri feedback byibura yaba yaragutunguye kuri iriya ball kuko ni ball itari isanzwe kuri street ni ball itari isanzwe muri rap game noneho we feedback yagutunguye ni iyi iyo wumva ikuri hafi utigoye ko nabo tugomba kuri street nuko nyuma aho natangiye kubona nyine abantu batangiye kugerageza kuba open none muri bo batangira gutinyuka babona ko niba uyu muniga yavuga bino bintu nanjye nabivuga ushobora kuvuga n'ibirenze ibingibi kandi washobora no kuba natekereza ibirenze yes ntabwo tumone ngiye nshobora kuza kubita n'ibirenze ibingibi no gangster yavuze icyo kintu rero niyo feedback undi niyo step ya ni nayo nashakaga rero kuko nashakaga yuko nicyo kintu cye nashakaga ahubwo nuvuga ngo abaniga bahise bankorera ibyo nge nashakaga no kugira ngo bakora n'ibyo utatekerezaga n'ibyo ntatekereje of course so kugira ngo next time ninongera nanjye kongera kuvuga ngo ngiye gufata pen nandike sebyo wera yaba freestyle cyangwa nanditse ariko ninongera gusubira stunganya gukora indi ball abantu basumvye ko I'm not crazy kuko nabandi batangiye gukora biriya bintu birananye ndimo da speed gusa ntabwo bahise bagucura bagatuma noneho nibyo wari uvuge bakabigutanga
tise nuko bigenda ibyo ngibyo nuko bigenda ibisi we urumva so admin pro nuko bigenda igihe cyose nukuvuga ngo hari ukuntu wowe nyine wo uzana ikintu ari gishobora gutinyura umuntu agahita noneho akora n'ibindi wo batekerezaga agakora n'ibitekerezo none agahita kuba nk'ishuro 200 kandi igihe icyo kintu is exactly niyo mpamvu ngita blueprint ni ibintu nari narateguye even way back before kugira indirimbo tunayi recording store ntabwo nari mfite title ko nzakora indirimbo yitwa gutyo ariko muri nje yes ntabwo nari na title ntayo wari ufite nari mfite before ariko nayo ni you need this story for real ariko na title ntayo wari ufite uko tema ko ngewe ese title yaje gute umuziki wa rap urumva umuziki wa rap ni ukwenda abantu bose bahita ngo nyine bafatira aho bageze kuri aho bigeze nako aho bageze naho bigeze aho bageze ese ni ibintu by'ibyo ngibyo ariko twebwe hari story nyinshi cyane tuganira n'abandi barapa bagenzi banjye cyangwa se n'abaririmbyi muri rusange n'abaproducers ibyo abantu bose muri field batura turi muri field imwe n'abartiste muri rusange n'ababusinessman abashoramari abaterankunga so abo tungana nabo tutanga nabo hari abanduta urumva so hari abakiri bato cyane bari kurangiza amashuri urumva bose bari kuza nyine mu buryo bwo kuvuga ngo turashaka kureba uburyo twarebaho abandi bari bageze so kwa kunyine ndanize ciki kandi nize bino bintu byo kuba nakora ibintu by'ubwo mu rwego rwa business urumva mu rwego nuko abona management uko byumva n'iki urumva na knowledge afite kuri icyo kintu so abantu bose baba bari kuza muri game urumva bashaka kugira icyo bahindura nyine igihe cyose kandi nta nubwo ari bibi kuba bari gushyiramo keshi ibitekerezo ko byose ni kinini ni byiza biba byiza kuko bituma ground iba nini cyane ntabwo twese twajya kuri mic cyangwa tujya muri production cyangwa agomba kuza n'abandi bantu bakora ibindi byabo njyewe knew yuko hari ikintu ngiye nashaka gukora kuko nabanje gufata time yanjye yo kubanza gutekereza ku bintu n'ubundi ati bitewe n'uko njyewe ndi umuntu akoranye n'umuziki wa rap cyane ni ukuvuga ngo iyo dufashe late notorious B.I.G Tupac Shakur respect njyewe nakuze nabaye nsa nkaho nabaye mu bihe byabo kuko at the time igihe babifingana ngo babiri album imwe iri hanze numva ariyo double LP double album ya Tupac Shakur late Amaru numva yo bita All Eyes on Me yari afite single ya mbere yabanje gushyira hanze niyo bita California Love so yeah you know the tracks so California Love imaze kujya hanze a lot of people ntabwo bari bazi whether ni California Love ni title ya album cyangwa just a single ariko yari single isohoka kuri All Eyes on Me none All Eyes on Me ntabwo yari just album yari ikintu kindi kiri special uwo muniga koze bwa mbere nuvuga ngo yakoze icyo bita double album ni ikintu cyari giteguye kandi yabikoze birawe yari yabiteguye cyangwa byaramutuye ibintu yarateguye igihe kinini ntabwo wakora ikintu nka kiri uri Tupac ngo ukoze gutunguye uri Tupac ntabwo ibintu big nigga so urumva icyo gihe ibyo byose byari birimo birabaza hirimo avuze kuba njye nari mature nari maze kuba mukuru nari mature already byose nari kuviva iyo time we talking about 96 97 95 96 97 nari maze kuba mukuru ndi mature cyane kandi nkurikira ibyo bintu urumva bitewe n'izindi access nari mfite zo kuba na accessinga information urumva z'ibyo bintu urumva hari ukundi kunda nari mfite urumva nagize chance nagize amahirwe yo kuba nakwisanga muri ibyo bintu byo bunyoroheye cyane urumva kurenza abandi bakizi twanganaga muri iyo myaka bari mu buzima butandukanye urumva so iyo mvuga rero story runaka ni uko nagize chance nagiye yo kubiva muri ibyo byabo niko bose bagihari nabayeho muri family yabo bantu bahari so kandi usobanukiwe ibyo bakora nari maze no gusobanukira ibintu byabo kuko hari kuba ubyumva ni ikintu kimwe ariko udasobanukiwe ariko no kuba ubisobanukiwe ni ikindi so rero kuzamuka uko rap music cyangwa ntuza culture hip hop yagiye ikura ikaba ikintu kimwe cyane ku isi yose atari muri Amerika gusa numva Europe Asia Africa all over the world numva kunagiye iba ikintu kinini cyane nanjye nagiye nkurana nacyo nyine at the same time numva uko abandi bakurana nyine niko nakuraga ntabwo nagwingiraga nakuraga sibyo kandi bakuraga nk'isabu oya nakuraga na movement nyine sibyo movement ya rap ni nakuraga nayo nanjye sibyo so urumva rero igihe kikagera nanjye numva yuko ngomba nanjye gushyiraho itafari
ngomba hari contribution yanjye nanjye ngomba kuko niba bino bintu bimazemo igihe kinini kandi nta nubwo wari uzi ko uzabikora ku rwego rwa dance. No, I didn't know now base. So kuko urwego wabikozeho hano mu Rwanda ntabyo nari nzi mu Rwanda ariko wowe ntabwo wari ubizi. ntabwo nari mbizi so ni mpamvu nari bakora nyine avamo na blessing kuri Imana ikora ibintu byayo avamo na blessings nsanga ibyo nindikogamo byose ntabwo ari ibintu kuko nari mfite ari umuhamagaro wanjye nari mfite kuko buri wese aza kwisa afite umuhamagaro we so ubu rero naje gusanga ari umuhamagaro wanjye wenda byagenda neza cyangwa neza irizo ariko ni umuhamagaro wanjye ntabwo navuze ngo ndi copycat oya so ubwo rero tugiye to make long story short tuko ibintu ni rap FM by the way so then nicyo gihe nanjye natangiye kubitekereza ntangiye no kureba ko rap music mu Rwanda imaze guteza yatejemo numva hari abandi barapera ntabwo nige murapera wa mbere warapye mu Kinyarwanda by wese ibyo abantu batwumve neza ntabwo nige wazanye rap mu Rwanda rap y'Ikinyarwanda sinjye ikoze bwa mbere oya sibyo so nta nubwo ni wa gatatu n'uwa kane n'uwa gatanu oya actually one of the best yes numva ako nkareba abati hari ibintu mbona birurongo ko hari ibintu nzababikesha gute rero niko gutangira nyine kugerageza wa muhamagaro nyine ibintu bigatangira gukuzamo ugatangira kugira ama inspiration runaka inspiration cyo kubwatuga byamukarota ikintu ugatangira ibindi watekereza ko gukora bigatangira kugenda bikuvamo ahubwo abanga bigabanyuka ahubwo cya kintu cyo kikiyongesha cyo kiboosting muri wowe tumba so nuko byose bitekereje nyine byaje kunzamo kwandika ntuzanyirisha n'ibyo byose ariko byaratangiye before numva ngatari ikintu ari kinanye nshaka gucenga sibyo ko ndabonaga uburyo bafatamo rap at that time byarahindutse ariko muri area y'icyo gihe yacu ndabona uburyo nyine badufatamo uburyo bafata umuntu nyine ukora umuntu so yambaye big down pocket ibyo byose sagging n'ibyo ngibyo numva amaslenge runaka adasobanutse hari ukuntu abantu babifataga n'amazina batwitaga amazina bitaga amakarite yacu numva amakarite twakuriyemo cyangwa twanavukiyemo uburyo bayitaga ari byose so ugasanga ntabwo ari neza tu ahubwo batoke nuko nabo ni just in matter of time nuko nuko nabo batarayo ko ibyari byo ntabwo baramenye nyine bagwana basigaye baraturenze mbabaya kuri time basigaye baraturenze no basigaye baraturenze kubera ko time yagiye ikura byawutarikiye nyine hari igihe abavandimwe umuntu azabekesha so time yanjye yarageze rero niko kwitamo kubetenye ntuzanyisha kuri time yari igeze sibyo so time yari igeze ndabona ariko ngenda avuga ati ntuzanyisha kuko ntabwo ndimo ndavuga ngiye just by myself numva ndimo ndavuga twese muri rusange numva nk'abantu bari muri no culture numva hip hop rap music so umuntu umuntu yamba down yamba ibiki after dreadlocks after tattoo after yamba amakuri ibiki byose nukajya mufata nk'aho no mutwe hari uko bimeze kaho hari aho ngo birangiriye numva so ko yumishe song track ntuzanyirishe immediately yesiba anthem yabaye anthem kuri abantu bose yabaye kabisa yanyayo ikubita stamp yabaye stamp yabaye anthem ku bantu bose bafite iyo myumvire yo kuvuga ngo turashaka twabuze uburyo dukatira abantu badufata bagifite iyo myumvire kumva ko umuntu ufite wambaye puri ufite tatuage ufite afro ufite gituta wambaye pocket numva bakumva yuko yahaba ari ku amashuri numva mu high school hose haba no mu kazi kacu dukora ka buri munsi ama company whatever nawe nikorera aho nabankora hose ariko ugasanga umukoresha wanjye yabonye naje nambaye pocket cyangwa mfite tatuage cyangwa mfite dreadlocks aketa amfata umukundi kunzo iriya ni perfect anthem numva kuri buri muntu uri muri iyo struggle muri iyo area yes no muri iyo struggle at the same time yo kugira ngo agaragaze amarangamutima ye so that's the thing erega kuba umuntu afite dread cyangwa afite yumva ibintu ntabwo bivuze ko waka yawe waka ari buguhe aha nihuriye n'umusatsi nta nihuriye n'ibihuriye na ati yiwe waka ari bugukorere na ati waka ari bugukorere na ati yiwe bihurira he so ni ibintu nk'ibyo ngibyo rero niho iracu akundi nuko ngukundi nabayeho so nuko ngo muri stories y'indirimbo ubundi tutagiye tunagaruka cyane mu mateka yihishe inyuma y'indirimbo ntagiye nkunda kugaruka ngo tuyaganireho sibye ntandi nyine kwa kuri rap FM real
kuvuga ngo niyo mpamvu tuba turi kubabwiza ukuri numva ko muri kumwe na producer mukuru wa numva so niyo mpamvu tuba tubiganira tukababwiza ukuri ko ntabwo kuvuga ngo ntuzanyirishe ntabwo ari P-Fly uri muri babwira ngo ntimuzamukirishe ko P-Fly ku giti cye hari abantu benshi babigiriyemo ubwoba ngenda baza abashuti benshi bagiye bambwira bati uriya muniga ajya aganira n'abantu ku buryo mushobora kwicara mukaganira niko bajyaga bambwira bro true story mubwije ukuri abantu bakambwira ati uriya muniga ajya aganira n'abantu ntuzanyinishe ko we ajya aganira n'abantu bagahita bumva ati uriya muniga nova njyewe by the way kangutera agastory gatoya utazi urabona F2K F2K najya nkunda kubaza rest in peace muniga Dr. Jacques niwe wakoreragamo noneho nahagera bakunda buri hanze ko grand frère yari grand frère wa cyane kangura ati wowe buri hanze ndaje gukora utuntu uko nyine njye nari nyine umupeti cyo gihe we yari producer mukuru abafite abantu barimo kumukoresha bambwira ati buri hanze ndaje petit frère yes bambwa nari ako nakumva stories zo hanze mu nakumva kuna abantu bari kuganira pifu ngavuga icyo gihe twari tutaranamenyana nibwo nari nyitangira ntaramenya no gufata n'inota na rimwe ntaramenya ni kimwe Dr. Jacques niwe wanyeretse gufata inota rimwe rest in peace kandi respect with Dr. Jacques muri F2K noneho njye nabaga nje kumwumvisha utubiti nakoze ariko amanota ari fake ariko ngira ngo byibura numve niba yamwa go ahead noneho nakumva story abakobwa bari kuganira kuri F2K hanze ku madirishya bakubwiye man P-Fly nyine ngiye ndi kumva gutyo numva nari n'igipeti nyiga no muri segonderi numva wewe P-Fly ngo ikindi bikingo P-Fly umva none ngiye mwumva story bavuga bro nkumva ngiye tunahuye uretse guhita umupita nk'icyuma ngahita mpfa urumva ngahita coboka bumvaga ko uri umuntu utabaho je niyo story kandi n'abantu benshi icyo gihe niko babyumvaga bro ntakubeshye abantu benshi icyo gihe niko babyumvaga nanjye ngavuga se ariko nyine nkabamfana P-Fly avuga umuraperi none nakumva ukuntu bavuze akimurika ntabwo tuzigera duhura akimana ikintu ko twahuye respect man appreciate ako n'ibintu n'uvuga ngo icyo gihe abantu bo babyumva kundi kuntu nta nubwo bumva ko iyo urimo gukora art ushobora gukora art ukayikabya cyangwa ukayigabanya nk'uko ubishaka bitewe n'icyo wateguye uwo munsi ariko ntabwo ari ku buzima bwawe waba bumeze kuvuga ngo yewe ntuzanyirishe n'indirimbo numvise ariko se uje natekereje indirimbo ibibazo muri kubaza sesto oya narabyibaza mood ya studio rimeze gute cyangwa arimo kuyandika cyangwa yandikiye muri studio yandikiye mu rugo byagenze kuko ngiye di producer nsanzwe mbizi indirimbo wandikira mu rugo ari n'indirimbo wandikira muri studio ahubwo ndibaza n'amavibe atandukanye anyway iracwa ukuntu bimeze nakubwiye ko before twaganira nyine yuko igitekerezo cyayo kitaturutse muri studio ntabwo cyavuye muri studio nuvuga ngo ni igitekerezo cyari kimaze igihe kinini ariko kitaritwa gutyo nta nyito gifite ko ntuzanyishe whatever cyangwa wenda ntuzanyishe yakwitwa album cyangwa EP iriya title watekereje kude chapeau kuko iriya ni title y'ibihe byose bro iriya ni title y'ibihe byose ntuzanyinishe ntuzadukinishe n'undi munsi we no nari ariko ntuzadukinishe Rap FM Kigali mu Rwanda si yose nari nguriza politizemo gato no barabizi turakavuga se wallahi twaciririze Rap FM nawe tugomba kuba stories zanyaza Rap FM mani ibani Rap FM ntabwo nje gukapinga twagize ukuri mutwe twibera mukana turabura ati muduhe n'izi story nazo tukazibaha ntabwo basko turakavuga ntabwo babizi kandi tuba twiciringiyeho twakundi tuba tumeze neza respect urumva rero so mood ya stool no kuvuga ngo tuzakubita urumva okay giye kuzajya ne tuganira nabo cyane urumva ariko make long story short urumva yari ikintu something like they never seen before uko hari abandi barapa some new hari abandi barapa bari bafite bari muri label ko nari nje muri label ariko ntarasanginga muri label TFP big shit urumva shout cyane kuri TFP shout kuri BCP BCP the brain Ramakweli
shout out kuri Spike numva shout out kuri wamamaye TFP shout out kuri DJ Khaled shout out kuri MCNZ shout out kabisa bose numva so akwezi yari mu gihe danger ko abandi barapa bose ntabwo bari bafite n'ikintu nakubwira ati nta kintu bari bumbesha bwa mbere like that no spitting like bars like that numva none zira aggressive cyane kuntu n'iki numva ntabwo bafite numva adategwa adakora iki numva kandi kahita bakubita ntabyo gukapinga birimo so numva nuvuga ngo ni ibintu nyine byantu byese binyubaka byamaye confidence nanjye bikwereka ko n'ibintu byawe ari ibintu byawe ko yo producer yo producer nyine urimo urakora ukabona yishimiye kubona yishimiye uri gukora byanyabyo atari cyo gukapinga nta kindi kintu namboga bya abagiye gukurya urumva hari ukuntu icyo kintu iriya geste ya producer ubundi yo ibirenze ibyo byose urabizi so iyo ngiro ni nabyo bidushimisha kuba uri gukorana n'umuntu wishimiye. By the way bibwire n'abantu uri gukorana n'umuntu wishimiye ari umu artiste agakubita ball za danje niyo happiness yacu nawe ubimwereka kubera ko uwo muha feedback y'ibyo aguhaye iyo aguhaye ibintu byiza bigushimishije umuha feedback ntabwo wabyikoramo atabikoze aho kandi kahise kanyubaga cyane kuko nabonaga nyine producer ari kubikunda urumva so producer umwe ari producer babiri hari n'abandi bose twaje tuvuga bose bari bahari n'abandi bajamo basanzwe babajamo babo nyine bakunda kuba bari kuri studio cyane urumva so bose urabona ko babikunze nanjye mbona bato aho nkagira akantu k'akabazo ko kuvuga ngo ni ibyanyabyo cyaba ari urumva aho gufata ari kandi wahabije abantu ibintu ati ntabwo ari byo Kigali irizwa ntabwo ari byo tu ariko nyine nyuma aho nyine byaje kugenda uko nguko nyine ndabibona so mbona ko nyine ari ibintu mani biri kuri the level biri kuri the level don't nubwo biri kuri the level ariko bizanye ni defo biri kuri the level ako bizanye new level so anyway so nuko nyine byose bigenda biranyubaka so bishapinga nyine ubonaje kuba we izina ryanjye cyo representinga capital piece of grace izina representinga nyine nubakubya buri musana bagomba kugira yes flag ya anthem ye kuninje muri game burya ukuntu winjiye muri game nibyo bikudefinisa uzaba we tomorrow biragukurikira display ya mbere urugendo so nje nukuro byagenze bize gutyo bigenda uko nguko nyine so byaje gukurikira n'amateka respect brothers ariko noneho ngiye cyo nshaka kubaza kuko ndashaka kumbwira iyo ndirimbo ujya kuyikora uhagurutse mu rugo ugiye kuri recording ngende shaka nti iyo session muri short time very short in short the story to make it short umbwira iti jya gukora story ndi codinga gutya na gutya producer was like this nanjye nari like this then the story ujya kuri coding numva haciye igihe kinini so 2007 2008 bibiri na karindwi n'umunani ako ushoboka kantu gato kadasanzwe ushobora kuba warabonye ndabyibuka na yesterday ariko hari ibyo ntashobora kuvuga hari ibyo ushaka kudutsimba ugomba kudutsimba nzabibabwira ikindi gihe kugira ngo okay hari Rap FM don't miss Rap FM yeah brothers and sisters yeah well don't miss Rap FM we got some mean dufite ibintu byinshi cyane urumva mawuki so akunda kugiye nyine make long story short yari session imana ishimishije cyane kuko label studio cyangwa label TFP urumva bari bungutse undi muhanzi wa bien bari bungutse undi muhanzi undi mu rwanda none uza wunganira abari basanzwe ako TFP ninde wari uri mu basanzwe bari bahari kuko muri TFP urumva I believe yuko at that time warapa bari bafite
bari bafite nanjye nsanga nyine yarasanga no bari na doctor n'ibindi level so one day nahira ntabwo atari MC na respect kubaka izina si umukino so umukino kubaka izina si umukino andika M andika C wallahi respect fatanya some Messi haguruka simbuka andika M andika C wallahi MC mahoro respect brother urani papa aromba urani papa kuri njyewe cyane ariko mwari mufite na crew na mahoro ko so stories niba ntibeshye stories za cruise akantu gatoya ko turi kuganira ariko yeah of course yeah no so Romba po we yari number 1 Romba nkuko nayo bwakari number 1 kuko ni number 1 for real Romba number 1 for real so no ari story ariko yakoze ibintu tubikora yakoze before tubikora yatwigishije game yatweretse game Romba yuko game ishoboka Romba aratubwira ati bana bato pango no gukina pa hip hop ipande papa ipande bana bato pango no gukina hip hop ipande hip hop yasize abagati bana bato umupango no gukina hip hop respect kandi kuri MC Mahone Bon MC MC Mahone Bon number 1 respect yeah we respect the legendary thing we respect yeah Romba so nufango nyine kwa journey so turi kuri TFP aribo bari barimo wowe uhagera ari something new something big ubona umwe tuvuze kandi wabaye ndi kubona ndakwenda mu twasara ngo tujya gukora ibintu byawe bijya kumera kimwe twese turi muri rap cyane ko wa MC Mahone Bon yari umuraperi nyine uri kure hejuru nazi rap cyane nazi rap cyane no kunda rap wakuranye nayo nubwo nawe yakuranye na rap kure hejuru ku mutima kuva kiri muto yakuranye na rap cyane numva so ngo niwe nanjye nirefiragaho no munani nirefiragaho muri level even before so iyo ni ndi story zagana ikindi gihe numva so ako TFP tabanze benshi yari ifite ba nabonaga hari ba Daddy Casanova respect kuri Casanova yes numva ni benshi yari ifite abasani benshi cyane at the time benshi numva bose baba barimo hariya bakora boza danje noneho bo baragiye baranakura njye naje nsanga bose ari abastabile kuri hejuru urumva njyewe barabigize big deal ari njyewe ari njye ndogo njye nari ndogo kuri ko njye nta muntu arunzi so ariko uburyo nanjye nahise bibakorera warabirinduye babyita kubirinduye mu masegonda kubirindura isiniya urabona isiniya ukuntu bimeze in a few seconds no ariko ntabwo wabirindura isiniya oya nta muntu ntabwo wabirindura isiniya ahubwo wowe wasetinze isiniya yawe yes nyina setinze ibyawe kuko nta muntu negeze ninjira muri game ze muri abo basoni bose twahuriraga muri studio imwe dukorwa n'abaproducer bamwe nta n'umwe negeze ninjira muri business ze ntawe ninjira muri business kandi we give respect bose we give respect ku ba legend bacu ni nacyo kintu muri game kibura wa respect abantu we respect give respect I respect them so much but they inspired me you know ariko nanjye nagombaga nanjye one day nabazavuga ngo nanjye I inspired them nigga dog yo ko nanjye nabe inspired I wanted to bring something new kuri that table kandi nibyo different nibyo nanjye nahise something new and different yes nibyo nanjye nahise mbakorera biza gusanga bita bigwa nyine ngiyewe uyu nguyu turi kumwe right now kuri Rap FM yeah it's like that so mugiye ku recordinga producer feedback yiwe yibonye gute kuko n'ubwa mbere yari recordinze ibintu nk'ibyo ntabeshye ubwa mbere yari recordinze ibintu nk'ibyo nubwo bwa mbere yani kwa kuri nyine umuneka ugato chill ibyo ni ibyo gatumusobretse ibyo ni ibi come on man are you serious come on ako ngiye kuko hari abantu bajya bambaza ako ngo ugiye kuri recordinga pifla ngaririmbye uwo ubyumva gute none hibaze ngiye hamaze none nk'umunigo wabiri recordinze bimaje kuba byinshi none ubaze nk'umunigo wabiri recordinze bwa mbere feedback yiwe ari meze nanjye ngiriye amatsiko iyo feedback nyine ni kwa kuno gukorega kuko niba abantu babiyimbaza uko ni kwa kuri nyine imana ukora ikintu ugasanga na producer nawe icyo kintu yaraki nicyo yashakaga ariko utazi ngo gishobora kuko nawe ni gangster kuko nawe ni as rap music yakuranye na rap music as rap music no kukurusha wowe ariko atazi ko gishobora kubaho ariko avuga ati hano iwacu mu Rwanda ndashaka ntabwo ndabona umusoro ugomba kuzana kino kintu
all of us yajya kubona akabona wa muntu aramubonye uburyo butunguranye sabona wa muntu aramubonye araje akubita bya bintu yashakaga so ubundi mbanye na kugira naje nomba ade bya bintu bita nyine bita right time right place nomba bintu kaita byikoranye. Respect big brother. Respect uri BZB. The brand TFP Records, TFP the future production. Yeah man. Ibyo bintu ngewe abantu bajya bambaza ngo iyo ugiye kuri recordinga pre-fla bimeze biti. Ngewe no ngibaza nanjye mpita nibaza umutima wanjye umuntu wa muri recording icyo kintu cyitwa nuzanyinisha bwa mbere nanjye numvishe kumva kiri ku rwego ruri dope kirenze cyanye inspire muri hip hop kikinspira n'abantu benshi nanjye ngasigara mbyibaza. Respect kandi tugomba kubaha abantu badukoreye bakoze ibyo bintu badukoreye mu ngata mbere. Respect Rap FM novuga ngo turacumbitse ariko tugomba kubakorera ibintu byinshi ngo pia bivuze hari ibintu byinshi tugomba kubaha kuri Rap FM. Story nyinshi mutazi, story nyinshi ziteye amatsiko zidutera amatsiko namwe shout kuri NY Nyamirambo, shout kuri GST mugatsata ni Nyamirambo. Respect brother, thank you brother. Respect bro. Yeah man, thank you brother.